Reka rero mbatera agastori k'ukuntu ejo bundi narongowe, umva ndongorwa n'umugabo w'inshuti ya papa, umva inshuti ye magara gutya agatoki ku kandi, hari mu masaha ya mu gitondo mushyiriye eswime mu cyumba. Byarangiye umugabo ndongoye muri icyo gitondo, urumva ahubwo nari mfite ubwoba yuko papa yabyumvishe, ariko ku bw'amahirwe papa yari yagisinziriye ntiyamenye ibyabaye. Umva umujama nkubita ituru ya mbere y'iminota nka 25. Nyuma noneho papa amaze kugenda, amaze kujya mu kazi, noneho umugabo yagiye yandongora. Uguze ibintu yankoreye jamana cyokoze inshuti ni Yesu wenyine. Reka mbabwire ukuntu byagenze. Hari umugabo w'inshuti ya papa uba hanze. Uwo mugabo namuherukaga kera nkiri umwana, mama yari ataraduta ngo yigendere. Uwo mugabo nari muzi, n'ubundi yabaga hanze mu Burayi. Noneho ejo bundi rero yaje kudusura akiva ku kibuga cy'indege, aravuga uti mbere yuko njya gusuhuza izindi famiye zanjye ndashaka kubanza nkaza kubasura nkareba ukuntu mumeze. Ati nkumbuye Joyeze, ubwo avuga njyewe nyine. Ati nshaka kureba ukuntu asigaye angana. Ubwo ndabyibuka papa yampamagaye ari nka 10 z'umugoroba, arambwira ati Joyeze mwana wanjye, ati kano kanya genda kwa Kazungu aguha ibiro 3 by'inyama z'iroti, ugenda ugura ibintu byose, ugura umuceri, ugura ibirayi. Ati wa mushyitsi w'umunyamahanga agiye kuza kudusura. Ati nenzi ko azadusura ejo, none adusuye umunsi. Nyine urumva na papa nawe ni nkaho byari bimutunguye. Mpita mvuga nti nta kibazo, n'ubundi ndi mu rugo nta kintu ndi gukora, twari turi muri vacances n'ejo bundi. Ndavuga nti ntaribi. Nahise mfata amafaranga njya ku muhanda ewana ngo hahira inyama y'iroti, kuko nyine hari akabati tugira mu rugo papa wanjye nyine ajya ashyiramo amafaranga. Nta na rimwe nasanga harimo amafaranga ari munsi y'ibihumbi 50. Ubwo rero umushyitsi nka 2 z'umugoroba yazanye na papa. Umugabo araza aransuhuza, umva aradusuhuza nyine, abona narakuze, aratongorwa byatari. Arambwira ati ni wowe wa mwana mperuka uri agahinja ntungana gutya? Nyine abona narakuze nabaye inkumi, biramutungura. Arangije abwira papa ngo ushaka umukobwa we ngo neza neza agasa na nyina pe, ngo imiterere ni iya nyina, ngo amataye manini ni nk'aya nyina, ibintu nk'ibyo. Ibyo byarabaye rero tujya kuryama. Ubwo mbere yuko tujya kuryama papa yaranyongoreye arambwira ati rero genda ufate amashuka ugenda usasira umushyitsi, najya kuryama asange hameze neza. Naragiye rero ndasasa wa mushyitsi. Mu kujya mu cyumba cye twamuteguriye abona ibintu byose biri ku murongo, kumbe nari nibagiwe gusigamo eswime. Ariko muri uwo mugoroba baraye banyweye inzoga we na papa, ku buryo papa yagiye kuryama yasinze koko biteye ubwoba. Uwo mugabo nyine yaragiye agura inzoga, agura amakazi yatereka mu rugo, we na papa barazinywa, nanjye nyine nsomaho gakeya, nuko birarangira. Mu gitondo rero nari ndi mu gikoni ndimo ndatunganya utwo kurya twa mu gitondo, ndi koza ibyombo, nuko nagiye kumva numva papa arampamagaye kuri telefone. Papa ariko yari akiri mu cyumba, ndamwitaba. Ati ese Joye, ati ko nta eswime wasize mu cyumba cy'abashyitsi bimeze bite? Atakiri no eswime nziza y'umweru aba ariyo umushyira. Ubwo nahise njya mu cyumba cya papa, nsanga papa aracyaryamye pe, afite n'ibitotsi byinshi kabisa. Nafashe ya eswime ndayijyana, ngeze ku cyumba cy'umushyitsi ndakomanga, umugabo atinjira. Mba ndinjiye nyine mu cyumba. Ubwo ninjiye nsanga umugabo aracyaryamye, arangije
arambwira ngo Joye bitese, ndamubwira ni byiza, ngo ariko sha ngo ndumva ngo nifuza kugusigira impano pe, ngo ni cye kintu wumva ukeneye cyane ngo nagusigira ngo mbere yuko nsubira mu mahanga. Noneho nari ndwaye telefone, maze igihe kinini nta telefone ngira, nyuma y'uko iyo nari mfite bayibye. Papa yarambwiye ati nta mafaranga mfite, tegereza igihe nzabonera amafaranga nzakugurira indi telefone. Uwo mugabo rero naramubwiye nti ati kunguriye telefone pe, nicyo kintu nkeneye cyane. Ngo ushaka telefone? Ndamubwira nti yego pe. Umugabo ati ati ibyo biroroshye, ngo ngaho ngo gira hino ngo nkubwire. Yari aryamye, ndaza ndamwegera, ntabwo nzi ibyo agiye kumbwira. Nagiye kumva numva umugabo, noneho bino bigabo by'ibinyamahanga nta soni bigira, nagiye kumva numva umugabo atangiye kunkora mu mabere, aba aransomye gutya ku munwa, mpita mwiyaka nsubira inyuma. Arangije arambwira ngo none se ngo ntumbwiye ko ushaka telefone? Ndamubwira nti yego. Ngo none se ngo Joye ngo uretse kwigira umwana ngo kubizara ikintu cy'ubuntu kibaho, ngo ngewe ngo reka nguhe 200,000 ngo uraza kubonamo agatelefone keza, niyo kaba ari akaziyo, ugiye kuri WhatsApp tujye tuvugana. Uwo mwanya umugabo ahita abyuka, ahita acana itara. Umugabo nsanga yashyukwe we, yo yari yambaye ikikabutura nyine cyoroshye kimeze nk'ikijezi, yashyukwe, urupipi rwiwe rwahagaze, mva nararubonye ubwo buranyica. Ubwo ahita acana itara, ahita afata igikapu yari afite, akuramo amafaranga. Hari amafaranga yaragiye azinze ari umuzingo nyine, yari ngo yayavunjishije. Yafashe inote zizinze n'izindi zizinze, arambwira ati ibi ni 100,000 n'ibi ni 100,000. Ati ngaho nsayidira nanjye rero, urabizi nta by'ubuntu bibaho, ngo dore ngo usigaye ufite n'ibitayi byiza, kubera ngo nimugoroba ngo nuko papa wawe yari ahari, ngo nakurebye ngo nkigusuhuza mu mitanshyukwa. Noneho muri ako kanya ibintu byaranshanze, naramubwiye nti none se turabikora papa hari? Umugabo ati se ni iminota ingahe katari bumenye n'ibyabaye? Numva ubwoba, ndambwiye se warese papa akabanza akagenda, n'ubundi kagiye kujya mu kazi akabanza akagenda. Umugabo ati wapi, mbikeneye nonaha, ngo niba ugatari nonaha ngo ntarebe ngo katubyihorere. Ya mafaranga wibuke yayampaye ndayafite, ngo ngaho nsubiza amafaranga yanjye nyine, ngo ubwo uransuzuguye. Yesu we mana yanjye, ndavuga se ayo mafaranga ndayamusubiza mbigenze ne? Narambwiye reka nshunge ko papa yongeye gusinzira mpitenza. Ya mafaranga nyaterekaho ku buriri, ndagenda nirukanka njya ku muryango w'icyumba cya papa, numva papa ari muri arimo aragona, ari gufurura. Nkigaruka rero nkumva arimo arafurura, nahise mvugana ahangaha ntaribi, ndavuga ntarika aya mafaranga ntabwo uyu mugabo natuma ayasubiza mu gikapu, ariko uzi kubona 200,000 by'iki gihe, byego mana yanjye. Ubwo nahise nsubirayo niruka, mpita ngaruka mu cyumba cy'umushyitsi nyine, ndinjira. Arambwira ngo usanze se ngo bimeze bite? Ndamubwira ntaracyariryamye. Ngo ngaho ufunga aho ngaho ushyiremo urufunguzo, mba ndafunze. Ubwo mwanya umugabo ahita anyegera nyine, ubwo we yari ku buriri nyine, yari yicaye ku gitanda, njyewe mpagaze imbere yiwe. Yahise amanura, nambaye akakabutura nyine k'agakoboyi, yahise agafungura ahita akamanura, n'agakariso nayo nambayemo k'umukara ahita agakuramo. Ubwo ariko numvaga mfite isoni, navugaga ntibaza umugabo nzi tuziranye, ndi umwana muto w'imyaka 7, 8 gutya, yongeye kumbona ndi muri 19, 20, none agiye kundongora. Numvaga biteye isoni,
ariko nareba ayo mafaranga nkavuga ntisha ayasubijeyo naba ndi ikigoryi. Uwo mwanya rero umugabo yahise nawe yiyambura ka gakabutura agakuramo, yari afite urudodo. Ubwo amaze kwiyambura rero ahita ambwira ngo ca bugufi nkwereke. Ahita afata agasego kari kari ku buriri nyine tuno bisegura, arakampa arambwira ngo ningapfukameho. Arambwira ngo ndashaka ngo banze ngo nkiwukwishe neza, ngo ku buryo ntari buze gutinda kurangiza, ngo nanjye ntabwo nshaka ibintu bitinda. Akimbwira gutyo mpita numva nibyo. Ubwo nca bugufi nyine ko ari ukuyonka nkayishyira mu kanwa, nibyo yari arimo arambwira ngo mukorere. Napfukamye kuri ka gasego, umugabo aba anshyize ibidodo mu kanwa, ndayonka pe, ndayonka. ubwo nawe niko yagendaga ankoraho. Hashize umwanya rero nibwo umugabo yahise ahaguruka, ahita ambwira ngo nimuhagarare imbere nyine, ngo nshyire akaguru kamwe ku gitanda akandi kagume hasi, ubundi nuname. Ndangije ndamubwira ese ubu koko tuvuge ko nta gakingirizo wagendanye? Umugabo ati reka ntabwo nari kugendana agakingirizo, ntabwo nari nzi ko ndi burongore. Ati nuko nageze ahangaha nkabona hari umukobwa mwiza, ariko humura ngo urahita ugenda ngo hariya muri farumasi uhita ugura ikinini, nta kibazo uri bugire. Ubwo umugabo ngiye kumva numva yishyizemo, anturutse inyuma. Mbanza kubabara shaho, kubera ko ntabwo nyine nari nagashyukwa, ntabwo nari nakabishaka neza kumwe umuntu iyo ari muri mudu nyine aba ameze, kubera ko nari mfite ubwoba. Buriya ntabwo washyukwa utisanzuye, ntibibaho. Nari mfite ubwoba kubera ko naravugaga ntese aya mafaranga ibi 200,000 koko bitumye papa mfata, ko naba muteranyije n'inshuti ye nanjye ubwanjye nawe tukajya tugashwana, ubu naba nandavura iki? Nkumva wapi. Ubwo rero umugabo arangije nawe niba yarayishyizemo agahita yumva nyine haracyakomeye, nagiye kumva ntumva yikuyemo, arabanza asigaho nyine gutya uducanwe. Amaze gusigaho ajya yashyiramo. Yari nini cyane, noneho kuko ntanabishakaga cyane numvaga ndi kubabara pe, numvaga ndi kubabara byahatari. Ubwo umugabo ku bw'amahirwe ngiye kumva numva umwanya, umva nta n'iminota 2 yandongoye pe, yahise arangije arambwira ngo shangujoye ngo uranyibye pe, ngo rwose ntabwo ari ituru, ngo ubungubu ngo nibwo ngiye kujya nashyukwa, ngo urongera umpa kandi papa wawe namara kugenda. Ndamubwira nti yego pe rwose nta kibazo, ngo ngo noneho ngo ugiye muri gahunda zawe, ngo papa wawe namara kugenda nibwo urongera kumpa. Nahise rero nsohoka aho ngaho, ubwo ndabanza ndahengereza, ndabanza ncunga niba papa atarabyuka, numva ntarabyuka, mpita ngenda nirukanka na ya mafaranga nyajyanye, banyakubise mu gasakoshi kanjye mu cyumba, mpita njya mu gikoni nkomeza ibyo narindemo. Neza nkigera mu gikoni gutya nagiye kumva numva papa afunguye umuryango w'icyumba, nibwo yari abyutse. Numva nabwo ari kuri telefone ku kazi bari bamuhamagaye, ahita aza ansanga mu gikoni arambwira ati rero ngiye guhita njya mu kazi nonaha?
ati tegurira ibyo kunywa umushyitsi, ati nakanguka umubwire ko ndagaruka mu masaha 2 ntagire ikibazo. Papa yahise uwo mwanya agenda, yagiye yihuta nta nubwo yanakarabye ngira ngo. Ubwo nahise ngenda njyewe ubwanjye ndavuga nti papa mbwiye ko mu masaha 2 araba agarutse, reka mbibwire uno mushyitsi niba ari ukora agaturo ka 2 agakore hakiri kare bive mu nzira. Nahise ngaruka rero, ubwo yaraciyemo nk'iminota nka 20 cyangwa 30 mvuye muri icyo cyumba. Nahise ngaruka ndamukomangira, ariko hari ikindi kintu bagiye kubabwira. Ubwo navaga aho mu cyumba ngiye mu gikoni, ndumva aribwo natangiye kumva umushyogwe, niba ari uko yari ayishyizemo akayikuramo. Numva nagiye mu gikoni, numva ndabishaka pe, numva ndabishatse, nyoberwa ibimbayeho, numva nibwo ngiye nabyiyumvamo. Ubwo rero ubanza biri no mu byanteye kuraje, mpita ngaruka kureba uwo mushyitsi nyine, ndaza ndamukomangira, arambwira ati njira. Mpita mbimubwira, ndamubwira rero papa agiye ku kazi, ariko nyuma y'amasaha 2 arahita agaruka. Umugabo ati ye, ngo wibonye neza ko yagiye? Ndamubwira yego yagiye. Ngo ke, ngo noneho ngo ngwino ngo dukore ka gaturo ka 2, ngo niho byibuze ndaba ndongoye nkumva ko meze neza, ubundi uhite wigira muri gahunda zawe. Nahise ngenda n'ubundi nkubitamo urufunguzo, ndavuga ni ntiwamenya. Gusa numvaga noneho ntuje, nta pressure. Umugabo rero twatangiye gusomana, noneho umva yaranteguye, kuko mu gitondo ntago bwa mbere ntago yari yanteguye, kuko umugabo nabaye nkimara kubimwemerera ahita ambwira ngo ninyonke. Umugabo nkimara kuyonka ahita ambwira nimpaguruke. Urumva ntago yigeze afata umwanya ngo agiye kuntegura. Ariko ako gaturo ka 2 umva yaranteguye nk'iminota nka 30. Ubwo iminota 30 ubwo icyo yarimo arakora, yari arimo aransoma, yansomaga ku mabere, akansoma ku munwa, akansoma ibirenge, ahantu hose nyine nta na hamwe asimbutse. Ubwo rero nta kindi cyakurikiyeho, umva naragenda bishaka koko, ndabishaka kubera nyine ubwa mbere sinzi impamvu ntari nabishatse, ariko bwa 2 numvaga noneho nanjye mbishaka. Twari twenyine mu nzu, twari twisanzuye, umva umugabo yandambitse ku buriri arancucuma we, arancucuma, maze ubundi nanjye si ukuryoherwa, induru nyikubita umunwa, dore ko papa nta n'uwari uhari. Umugabo arandongora, umva ituro twayimazeho nk'iminota nka 30. Noneho birangiye arambwira ati ntureba joye? Ati ubu rwose ngiye gukaraba nongere niryame, ati ndumva ameze neza cyane, nta n'umuntu umeze neza nkanjye. Ibyo rero birangiye nta kindi cyakurikiyeho, nahise nigira mu byanjye. Ariko ikintu nahise nkora, nahise mvuga nti byaba byiza mbanje nkajya ku muhanda nkajya kwigurira ikinini. Muri bya 200 nahise nkuramo 10,000, njya ku muhanda ngura ikinini. Ndavuga nti mana, nkoze amakosa, nkoze icyaha, ariko basi umfashe uyu munyamahanga ntaba nsigiye sida. Nyuma y'amasaha nka 3 papa yagarutse, wa mushyitsi akiryamye, nahe niyicariye muri salo ndi kureba amakuru, ntiyamenye n'ibyabaye shwida habe.
ariko nahise mvuganisha abagabo bagira imishyukwe we, ibaza umugabo utinyuka kundongora ari inshuti ya papa magara gutya, baziranye barakuranye barasangiye, noneho nanjye ubwanjye tuziranye nkiri umwana, ariko nyine natwe nuko tutoroshye rwose, numvaga 200,000 ntabireka pe.